Izi nzira rero ebyiri ni zo abantu bakoresha bajya ikuzimu kuzana amafaranga. Abantu benshi cyane rero bajya baduha ubuhamya bw'ukuntu bagiye ikuzimu bakagenda bakazana amafaranga. Cyane cyane rero hari umwe wagiye ikuzimu akoresheje amagi y'amahuri y'inkurakura. Amagi y'amahuri y'inkurakura. Aya magi y'amahuri ubundi ufata amagi atatu ukajya ku nyanja ugafata ingata, ugafata ya magi atatu ukayarambika hejuru y'ingata, ubundi ugasaba umwami w'inyanja Mayimuna, ukamusaba kagufungurira amarembo, ugahura na Mwenyemari akaguha amafaranga. Ni ibintu byoroshye cyane, ariko cyane cyane abantu benshi cyane isaha nziza ni saa cyenda za nijoro, babaga bari ku nyanja saa cyenda za nijoro. Niho umwami w'inyanja Mayimuna yazamukaga agakingura iki? Agakingura amarembo. Agakingura amarembo akabasha gutanga amafaranga. Hari undi mwami rero bitabazaga, iyo batahamagaraga Mayimuna bahamagaraga Madamu Samaki, ariko abenshi nanone bagakoresha amagi y'amahuri y'inkware. Amagi y'amahuri y'inkware nayo aba ari amagi atatu, yo ni amagi ugenda yo ukanaga mu nyanja. Unaga igi rya mbere mu nyanja, ubwo aba ari hagati ya saa cyenda za nijoro uhagaze ku nyanja. Ukanaga igi rya mbere mu nyanja, ugahamagara umwami w'inyanja Madamu Samaki, ukamubwira uti Madamu Samaki, ndashaka ko unkingurira amarembo y'ikuzimu nkabona na Mwenyemari, ubundi nkazamukana amafaranga. Ukongera ukajugunya igi ry'irihuri ry'inkware, ukongera ukajugunya irya kabiri, ukajugunya irya kabiri, ukavuga uti mwami w'inyanja Madamu Samaki, ndashaka ko mfungurira amarembo nkahura na Mwenyemari nkazamukana amafaranga. Ukongera ugafata igi ry'irihuri ukarinaga ariryo rya nyuma rya gatatu, ukavuga uti mwami w'inyanja, ndagusaba ngo unkingurire amarembo mpure na Mwenyemari nzamukana amafaranga. Ikuzimu rero ubundi ikuzimu Satani ubwe aba yiseguye amadiyama, aba yiseguye amabuye y'agaciro, yiseguye amadiyama, yiseguye amazahabu, nibwo butunzi aba afite ikuzimu. Kandi none n'amafaranga yose akorerwa ku isi, yaba ari amafaranga y'amanyarwanda, yaba ari amafaranga y'amadolari, yaba ari amafaranga y'amanyamerika, amafaranga y'abashinwa, amafaranga y'abongereza, y'abadage, ay'Uburusiya, amafaranga yose Satani aba yiseguye. Kuko Satani we aba afite uruganda ikuzimu rukora amafaranga. Satani rero amafaranga arayagira, ariko nanone hari kondisiyo aguha. Hari kondisiyo aguha, ntabwo ari ugupfa kukubwira ngo ngakira gusa ndaguhaye, ngakira ngo tware. Hari kondisiyo aguha. Hari igihe ahita akubwira ati ngiye kuguha amafaranga ariko umwana wawe w'imfura arapfa. Cyangwa se akakubwira Satani ati ngiye kuguha amafaranga bucura bwawe arapfa. Rwose hari inshingano wenda utumva mvuga ngo ikuzimu Satani agira kondisiyo ze. Ntago wowe uzamanuka ngo ujye kwa Satani ugende uyora amafaranga gusa. Ese urumva bishoboka koko wowe wapfa kwiyumvishamo ngo ndamanutse ndagiye ngiye kuyora amafaranga? Ntago bishoboka. Niba ugiye gutora amafaranga kwa Satani, nawe hari ibintu ari bugutegeke. Ntago ari ukugenda ngo umanukane imifuka 7, umanukane imifuka 10, ugende wikorere upakire mu mifuka ngo uzamukane. Mbere yo gupakira amafaranga agomba kubanza akaguha kondisiyo. Indi kondisiyo rero Satani aguha, Satani arakubwira ati ngiye kuguha amafaranga uzubaka amataje ariko ntabwo uzayabamo. Ukamwikiriza uti yego. Ubwo bari kondisiyo, ubwo nimo kukubwira kondisiyo zagiye zibaho ku bantu bagiye bavayo. Hari kondisiyo nyine agushyiramo, ariko ntago iyo kondisiyo ugomba kuyemera uko byagenda kose. Satani rero arongera akagushyira mu yindi kondisiyo, akakubwira ati ngiye kuguha amafaranga uzajya wambara ibicocero, ntago uzambara imyenda myiza. Ukabyemera akayaguha. Ngiye kuguha amafaranga ariko ntago uzigera wambara inkweto, uzajya ugendesha ibirenge.
Satani akakubwira ati ngiye kuguha amafaranga ariko ndakugira inkone, ntuzongera kurongora. Ubwo rero wari uzi ko uzamanukana umufuka ukagenda ukayora, uzamanukana umufuka ukagenda ukagera ikuzimu, ugatwara amafaranga ukabiyora ukaza wirukanka. Ntago ari ukugenda ngo ikuzimu ngo ufashe amafaranga gusa, ngo uraje ku isi gusa ngo wikoreye ibyo ushaka. Ugomba kugira kondisiyo aguha. Hari n'ubwo Satani akubwira ati urampa ubugingo bwawe. Ubugingo bwawe, roho yawe urayigurisha kuri Satani. Yego, ukayigurisha ko ugurishije roho yawe kuri Satani yuko ugiye kubona amafaranga. Hari n'ubwo Satani akubwira ati urampa icyo ukunda, uratamba icyo ukunda. Ubwo simbizi, hari igihe ushobora kuba ukunda mama wawe agahita apfa, hari n'ubwo ushobora kuba ukunda papa wawe agahita apfa. Okay. Ni kondisiyo nyinshi cyane rero Satani ashyiramo abantu. Izi kondisiyo rero, hari kondisiyo Satani agushyiramo akakubwira ati wowe niba ugiye kuntwarira amafaranga yanjye, izi kondisiyo nuramuka uzirenzeho, twumvikanye, nimba nkubwiye ko utazongera kurongora, ndaguha amafaranga yose ushaka ariko ntuzongera kurongora. Iyo rero wishe rya sezerano ukarongora, za ndege zirashya, ya mataje wubatse arashya, ibintu byose wabonye bihita biyenga bikaba umuyonga. Ni handi uzumva ngo indege yahiye, uzumva ngo amataje yahiye, ibintu byose byo mu nzu byahiye. Ni ukuvuga ngo amafaranga Satani yemera kuyaguha, ariko iyo urenze ku isezerano, Satani aranakwica n'ibintu byose bigashya bikaba umuyonga. Haba hari amasezerano menshi cyane rero Satani agenda aha abantu. Ni menshi, kuko Satani we agira inshingano kandi akagira n'amabwiriza agenderaho. Ariko hano hari umukecuru, muze kumuhamagara kuri nimero ye abafashe, niwe ukunda kujyana abantu ikuzimu bakajya kuzana amafaranga. Hari nimero za mukecuru za 0732 074 26, 0722 34 0742 cyangwa se ukaba wanahamagara n'umuturanyi we. Nimero ye ni 0798 86 92 956, 0798 86 92 956. Reka nsubiremo iyi nimero, 0798 86 92 956, cyangwa se 0722 80 23 348. Subiremo iyi tigo ya nyuma, 0722 80 23 348. Ntabwo ari ibyo mukecuru akora rero. Mukecuru agaruza ibyibwe. Iyo bakwibye ibintu, yohereza inzuki zikabigarura, cyangwa akohereza inzoka, ibyo bintu bakwibye bikagaruka. Niyo ibyo bintu byaba bimaze ibyumweru niyo byaba bimaze imyaka 3, mukecuru yohereza inzoka cyangwa akohereza inzuki zikagenda zikabigarura. Mukecuru rero ntabwo ari ibyo akora gusa, avura uburemba, avura ubugumba, avura indwara z'amarozi y'amategano. Umukecuru avura indwara nka amibe, telekomunasi, teniya, kanseri, diyabete n'ibindi birwara bikomeye cyane bya pararize. Umukecuru rero avura n'amarozi y'amategano, amarozi y'amahuherano. Umukecuru rero izindi ndwara avura, atanga umuti w'urukundo. Nk'umuntu yarakwanze ukagenda ugakoresha uwo muti w'urukundo, atanga umuti wo kubona akazi, atanga umuti ku bakobwa bagakora ubukwe. Umukecuru atanga umuti w'akazi ukazamurwa mu ntera, atanga umuti ugakora, atanga n'umuti w'ubucuruzi, ugenda ukanyanyagiza aho ucuruza, abakiriya bakaza birukanka ari benshi bakagura. Umukecuru rero atanga umuti, urumva, atanga umuti ku buryo ibyo ukora byose bigenda neza. Muhamagare kuri izo nimero rero, mukecuru agufashe. Sawa, murakoze. Mukecuru azabafasha, muhamagare kuri izo nimero nkubwiye haruguru aho ngaho, mukecuru azahita abigufashamo kandi bigende neza.